cyemo turasoma mu cyaha wowe Imana Data abanagira ngo umubyeyi wacu umuco udutoza n'ubundi dukomeze tubigireho mutwakire abashyitsi baje batugana. Muvandimwe Anastase Karameta kugira ngo hano tubereke urugo rw'abana ibyo tuvuyemo barabizi baratwongera gutwikurura bariya bageni bacu babonye uburenganzira bwo kugira ngo ejo imvura nigwa bazashoke yaba intuka yaba inaha ngaha cyangwa se no gusura abantu. Gahunda bashaka gukora niba ari umupira babonye uburenganzira uwo muhango n'uwo tuvuyemo bose barabizi. Ubu rero nk'uko dusanzwe nyine byo mu Kinyarwanda umuco nk'uko ubitegeka ubu mwadusabye nyine yuko tubereka urugo. Shimira ababyeyi bacu. Rero ni ikaze hano mu rugo rw'abana muzashaka kubasura barabasanga hano kandi nabo babona uburenganzira kugira ngo bajye gusoma bashaka n'imirimo basanzwe bakora cyangwa se ibindi bazunguka bazabasha kuzabona muri make. Murakoze cyane turabashimiye. Ababyeyi bacu barakoze cyane bagikomeza kuganira kuri umubyeyi wacu uko akora iyo yakiriye undi mubyeyi abatanze n'ikaze ku bandi bose. Bongera mu banyagikare bacu mbere y'uko umunsi mukuru ni uwabo ariko noneho hari n'inshingano twari twagiye kubaha aho bari bari mu kanya ndetse na kera bashyiragamo impeke ahubwo cyaranaziraga ko bajya gutwikura utajyanye n'iyo mpeke kugira ngo abana bahereho byaba ari ukubiba byaba ari imbuto isanzwe bakayishyira mu butaka ikazabyara izindi. Aho ngaho niho nicyo twari turi kubakorera abana. Rero bana bacu iriya mbuto twabazaniye muzayibungabunge muzayihinge yere muzabone kiriya giseke cyaje namwe muzacyuzuze igihe muzaba mwejeje mugishyire ababyeyi mugishyire inshuti. Nagira ngo rero mbabwire ko aricyo cyari cyatujyanye aho abana wari umuhango wo gutwikurura. Ntabwo twabyihererana ngo tugende tutabibabwiye. Umuhango twari twagiye gukora hariya aho bari n'uwo nguwo twabahaye rero uburenganzira muzasure inshuti n'ejo mu gitondo muzajye mu misa muzajye gushimira Imana yuko uyu munsi warangiye neza. Ndabashimiye rero babyeyi bavandimwe uwo murimo twakoze none aha ngaha n'uwo gushimirwa. Murakoze. uriya mu kanya Rukundo aravuga nk'umugabo, Fani avuge nk'umugore. 50-50 kandi na Kiliziya uno munsi yabishimangiye. Ubwo rero tugubwe neza, abanyagikari bakomeze bagere ku bashyitsi ndetse n'abasangwa ubundi dusangire. Murakoze. Muraho neza? Yeza kuzwe. Tubanje gushimira Imana iyo yaturinze mu buzima butandukanye, mu buzima bwo mu minsi ishize tukiri abasiribateri, tukaba tugeze mu buzima bwo kuba umugabo n'umugore
kandi tukaba twizera ko n'Imana izakomeza kuturinda. Nibyo koko rero umusangiza w'amagambo nk'uko yari abivuze, turashimira buri wese byimazeyo. Hari ibyo tuba tubona bidashoboka tukumva biranakomeye cyane, ariko umuntu yarenga umwe ari babiri batatu, uko abantu barushaho kuba benshi niko n'akazi karushaho kugenda kagabanuka. Kwikorana ubwo bivuze kuri bukore aha bose, no gukora noneho ufite abantu benshi b'intwari nkamwe, noneho akazi kakarushaho koroha, yaba mu mitekerereze, mu mikorere no mu mivugire. Naho njya ngera no mu mivugire buriya hose ibyo wowe utegura mu buzima bwawe byose biroroha iyo uri kumwe n'abantu. Turabashimira rero byimazeyo ku mbaraga buri wese yakoresheje kugira ngo bino bigerweho, kandi tukaba twizera ko n'ikindi gihe cyose tuzahora turi kumwe. Natwe imbaraga natwe tuzaba dufite, icyo tuzaba dushoboye muzatwiyambaze. Si na ngombwa ko twiyambaza, tuzibwiriza. Turi abana mu rugo nubwo dufite urugo, ariko tuzakomeza kuba abana banyu kandi babumvira. Murakoze rero, ndagira ngo tubashimire. Ni icyo cyonyine twagira ngo tuvuge, ubundi ahasigaye muzakomeze mudufashe natwe mu bujyanama mu minsi iri imbere. Murakoze. Murakoze cyane. Buriya bigeze kuba muri 50 kuri 50, ariko buriya Fani yabyemeye ko Rukundo yavuze, buriya nawe abavuze. Babyeyi bacu rero murabonaga uko mwabyifuzaga ko baba umuryango umwe, baba umugabo n'umugore, byarashobotse. Ngo rero ntabwo mwabugiye ubusa, baracyakora, baracyabagira inama, kandi nabo nk'uko bamaze kubivuga babateze yombi, babijeje nk'uko ababyeyi bacu rero. Ni ibyishimo ku muryango wabaye umwe, ni ibyishimo ku nshuti n'abavandimwe, ibyifuzo byabo, ibyifuzo byacu Imana yaradushoboje. Rero mwakomeza twebwe inshingano yacu ni ugusubira mu ngo zacu, hanyuma abana nabo bakanaruhuka dore ububa bwinshi. Kandi ubwo ngubwo buriya Augustin, nawe ndagushimiye ukuntu watwakiriye. Iri funguro mu mpaye hamwe n'abo turi kumwe, ndagira ngo tugerageze turirangize, hanyuma duhite dutaha kandi tukagira vuba kugira ngo dutange n'igihe buri wese agiye iwe kubika isoni. Murakoze cyane. 29 tuyirangize twavuye hano, wabaga nitureke n'abari abana bajye kuruhuka, n'undi wese abashe kubika isoni wa mugani wawe. Hari ujya kure, hari ujya hafi, ariko nibura tube twava hano ku itariki ya 29. Hari ubusa n'icyenda naho 30 umuntu azabe atekera mu hoteli. Ubwo ni ukuvuga ko ubu ngubu tumaze kuvuga amagambo muri ubwo buryo, uwakumva ashaka kwinyakura wavuga ati twe tuganira, yaguma hano, yashaka azagera kuri 30. Ariko umuntu wese nk'uko twahaye uburenganzira bariya abana bwo gukora, bwo kuzinduka bajya mu bisa, cyangwa se bajya guhiga, cyangwa se bajya mu kazi gasanzwe, bajya mu inshuti, namwe
twese uko turi aha ngaha ubu ngubu uwashaka wese afite uburenganzira bwo kuba yagenda umuhango wawutegura hano turawurangije murakoze kandi murakoze cyane bamukomere mu mashyi. ababyeyi bacu barakoze cyane muri iki gikorwa cyiza ni ukuri imana ihabwe icyubahiro kandi nshimira n'ababyeyi namwe mwangiriye icyizere cyo kugira ngo ibyo biganiro bibashe kugenda neza mukagira icyo cyizere cyo kugira ngo mbe muri uwo mwanya nkaba ngira ngo rero nk'uko byose tubishobozwa n'Imana n'ubundi nsabe umuvandimwe Julienne Bikira Mariya uri buke ko nta bwiza gutakambira mu burengero zawe mubyo dutuma mwizera ndavuga mubyeyi mukiza mwiremeye ibyo mubwira mu gihugu cy'icyubahiro